mu by'ukuri se urabyicuza? Umuntu yicuza ikibi yakoze. Oya, kuba nyine utarabashije gukomezanya na Kiramani kandi ubifitemo uruhare, urabyicuza ukavuga ati byibura n'uburangare nagize cyangwa se hari abancutse. Merutse kubona hari ikiganiro mwakoranye we na Kanyombya ariko ukubita ngo zana umugore, kandi koko nta mwana tuzi, nta mugore tuzi, yewe nta n'umukobwa tuzi byira wawe waraterese, akagukubita ngo zana umugore, mukarwana mukanabishwanira mu kiganiro. Mu by'ukuri kubera iki utaza n'umugore? ahubwo sa nuhagarikaho gato ndaje ngusubiza. Ibi ngiye kukubwira bikubere umuragi ukomeye. Kunda umuntu nkuko wikunda, icyo ni cyambere. Cya kabiri, wirinde guhemuka. Icya gatatu, uzabe inyangamugayo aho unyuze hose. Izo nama ndazishimiye. Dusengera mu Gifaransa twige dusoza ikiganiro. En français? En français. Parlez français. Notre Père, au nom de Jésus, vous êtes les grands de tous les grands qui ont existé, parce que c'est vous qui nous ont, c'est vous qui nous a créés. Votre bénédiction est nécessaire pour nous. Et nous avons aussi besoin de votre pardon. Bénissez-nous, Seigneur. Donnez-nous ce que vous voulez qu'on reçoive. Angelique Webo TV. Yes, twongeye kubasuza tubifuriza amahoro y'Imana mwe mukurikira Angelique Web TV. Nkubwira nti wowe wakoze subscribe, amafufa amafaranga agufurebe. Nge muri kumva inyuma ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Dani Kitatere cya Mutabazi rutarimba n'ibinyoma intore datoragura amayugi. Yego, guma. Yes, wumva gakondo ariko nawe ivuge nk'intore. Ya. Usa okay, kanivuge wa mugani. Ndi rugigana mu ntambara ndi nkoyo y'umuriro nanze cyawe bujya garusenda mutanga. Hasubwo nago navuga guma. Hari umuntu ubyumvishe koko? Ubu se nuko okay, niba utazi kwivuga ngaho senga. Amen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ariko subwo ko numvise utora ntuza kandi umunsi muri mu gisibe nyage nturi umusiramu? Ntago ndi umuyisilamu. Ndi umukatolike. Uri umukatolike? Yego. Dawe uri mu ijuru. Izina ryawe ryubahwe, ingoma yogere hose, ushaka gikorwa munsi nkuko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none. Tubabare ibicumuro byacu nkuko natwe tubabare abaducumuyeho. Ntuturane bitwoshya ahubwo turinde icyago. Amen. Tugirire impuhwe kandi uzigiye n'isi yose. Uvuga burya ko uri umukatolike. Sabira imbaza abantu bose bakuvuze nabi nyagaye. Abantu bamvuze nabi, abonzi, abo nibuka nabo ntibuka. Imana ishobora byose ibababarire kuko bakoze ibyo batazi. Nk'umuntu wawe warakubabaje cyane akakubabaza cyane, ukavuga ati umuntu rwose Mana yanjye natanze imbabazi nzanda mpfa namubabariye ninde? Kubera ko ntago ari ngiye utanga imbabazi. Gusaba imbabazi no butwari. No kuzitanga no bundi butwari. So nagiye mpura n'ibintu byinshi bibigeragezo mu buzima. Ariko hari abantu nk'umuntu witwa Walter. Niba arimo kunyumva. Walter? Yes. Aramutse anyumvise amenye ko yampemukiye kandi ko bitazamugwa neza. Nyagahe yagukora iki Walter kuko mbona ubabaye cyane? Okay, ntago mbabaye kugira ngo mushinje kuko nago turi mu rukiko. Kandi ntago nje kumurega wa mugani nta mucamanza uhari. Nta n'umuavoka mfite. We ubwe hari ikintu bita conscience. Izamutravaya. Azamenya ko yampemukiye cyane ku buryo bwose. Kandi nabi. N'ubuye muhamagaye ntabwo anyitaba. Niyo yitabye nimero itari yanjye. Sorry.
akumva ijwi ryanjye ahita akupa. Yarambabaje cyane. Umuntu waba waragushimishije hano mu buzima ninde Nyagahe? Nashimishijwe n'abantu benshi. Urugero Kilaman. Kilaman yaranshimishije pe. Na n'uyu munsi ndamwubaha, nanjye ndanamukunda kabisa. Ariko ukoze hasi unyibutsa ibiri. Umuntu umugara w'Abanyarwanda urawuzi kuvuga ngo ukoze hasi unyibutsa ibuye. Reka nditoragure ariko ntago ndi gutera ahubwo ndarivugira haya magambo. Nta kibazo. Nyagahe uri umwe Kilaman yahaye buri kimwe cyose, agurira imyenda, akubwira buri kimwe cyose ngo anakwishyurira n'inzu. Urangije ngo ukajya ujya kwegurisha ngo ukinywera inzoga. Ibyo bintu nibyo koko? Wabyumviye he? Ahantu hose. Kilaman yarabivuze ko yagufashije buri kimwe cyose, akakugurira imyenda, akakwishyura n'inzu kugira ngo mujye mukina filime. Urumva atari ikibazo se? Ni ikibazo. Gikomeye. Ariko se mu by'ukuri narabivuze cyangwa se ibyo byose mvuze ngewe yarabikoze cyangwa ntabyo yakoze? Ibyo ngibyo yarabikoze. Yarabikoze rwose pe. Niyo mpamvu nakubwiye nti umuntu wangiriye neza muri social media cyangwa entertainment, Kila niwe mvuga wa mbere. Ariko yakuguriye imyenda yego, akugurira ipantaro yego, akwemera ko azajya guha amafaranga buri kwezi ukeneye mwumvikana ukajya ukina filime yego. Ibyo nta rwose pe. Ubona ari iki cyatumye udakomezanya na Kilaman? Ni circonstances z'ubuzima. Kubera ko nawe mfite inshingano runaka nagomba gukurikiza. Ni nayo mpamvu nawe ubwawe ushobora kumbaza ngo kuki udaheruka muri entertainment cyangwa se muri social media, nkakubwira ko narindi ahantu hatanyemereraga kuba nakomeza gukora kuriya. Sibyo? Bon. Ntabwo nabivuyemo nta nubwo mbyanze. Yego. Ndabikunda cyane, ndanabikurikirana, numva nshaka no kubigarukamo cyane kurushaho. Mu by'ukuri se urabyicuza? Umuntu yicuza ikibi yakoze. Oya, kuba nyine utarabashije gukomezanya na Kilaman kandi ubifitemo uruhare urabyicuza ukavuga ati byibura n'uburangare nagize cyangwa se hari abancutse? Kwicuza ni kimwe, no kuticuza ni ikindi. Yewe ndicuza kubera ko na n'uyu munsi bibaye ngombwa, kubera ko nagiye ntanamubwiye ngo bimeze gutya kubera ko niyo ubundi urabona umuntu ushobora guhamagarwa n'abantu 1000 mu isaha imwe cyangwa se mu minota 30 kugira ngo azafate telefone biba bimugoye, ni nko kumusonga cyane. Yego. So urumva habayeho contact, ariko Kila ndamuzi, umutima we ndawuzi. Mu by'ukuri se ubona gukora akazi yaraguhaye hari ikintu cyakivunanye cyari kirimo? Nta na kimwe. Yampaye ibintu byose bishoboka. Transport, kurya, kunywa amazi, fanta, icyo nshaka cyose yarakimaga ku buryo niyo mpamvu nakubwiye nta kintu nagiye namushinja ngiye. Ni ukuvuga ngo uravuze ngo nta kintu wamushinja. Tugaruke inyuma gatoya muri bagenzi bawe. Urabona Nzovu mwarakinanye yego, mu bantu mwatangiranye mwamenyekanye harimo Nzovu, hakabamo na Samusure yego. Tukomereza na Samusure ubu ngubu noneho yageze. Samusure reka nkubwire abantu twakinanye bose umbaze muri bo ushaka ko tuvugaho gatoya. Hari Nzovu, reka mpere kuri Kanyombya ko niwe mukuru. Kanyombya, Nyirakimonyo, Nyirakanyana, Nyirankende, Samusure, Nzovu, nyina wa Mbogo, ubwo nanjye mite nivuga.
nawe uhite wivuga. Nyagahene kwa muri abo bantu bose nibyo nengeye kuvuga. Abo bantu bose umuntu waba warakubereye imfura muri bo ukavuga ati uyu nguyu twakongera gukina na filime nabahe by'uru ukuyemo babiri. Uko nari mbavuze bose nta numwe nakuramo. Bose bambereye imfura kuko ndamutse mvuze runaka kareka twarakinanye kandi tukuzuzanya tukaba team tukaba bavandimwe turakina abantu barabikunda isi yose irabimenya ibintu bigenda neza urumva mvuze ngo runaka ndabizi uri imfura. Mperutse kubona hari ikiganiro mwakoranye we na Kanyombya ariko ukubita ngo zana umugore kandi koko nta mwana tuzi nta mugore tuzi yewe nta n'umukobwa tuzi byira wawe waraterese akagukubita ngo zana umugore mukarwana mukanabishwanira mu kiganiro mu by'ukuri kubera iki utaza n'umugore ahubwo sa nuhagarikaho gato yandaje ngusubize. Nyagaye nukubera iki udashaka umugore? Nsubiza ikibazo cyanjye. Yego urabona udashaka ni byiza kurushaho ariko ntabwo nabyenderaho ngo nanjye mere gutyo. Yes biri mu nzira biri mu process. Yes Nyagaye hari umukobwa ufite uri gutereta yewe sinya ntereta ngewe buriye mu busanzwe ahubwo urabona iyo umutima wawe wahuje n'undi mutima wundi mudahuje igitsina nk'umugore cyangwa se umugore agahura n'umugabo ntabwo umenya ukuntu bigenze. ese Nyagaye tubwize ukuri bwira abakunzi ba Angelique Web TV bari kukureba hano umubiri wawe ukora kangahe mu masaha angahe? Nkora iki? Nyine umubiri wawe urakora kangahe? Dakoza ahubwo wambona none se iyo uhumeka umubiri uri gukora iyo ubizi icyuya nka gutya sibyo ko njye naberaga icyuya kera nk'ikina hoya njye nayo ndi kuvuga umugani wa Scovia n'ujya uvuga ngo muri downtown harya havibura hajya hakora nyine haramuvinga downtown. Scovia n'ukunda kuvuga iryo jambo. Ubwo rero we afite ukuntu abivuga ariko downtown ni mu mujyi hariya umujyi wa Kigali. Ngewe umbaze icyo ushaka ko ndasa aho hepfo uri gukina intoki harakora. Yego mama shenge we harakora byibura ni nka kangahe mu masaha? Bon urabona hari principe bajya bavuga ariko ababizi ni bakeya kuko abantu bose ntabwo bize mu petit séminaire cyangwa mu bigo by'abapadiri. Hari umwarimu twari dufite umupadiri yitwa Léon Père Léon yaratubwiraga ngo bahungu banje kuko twigaga turi abahungu gusa ati yatwigishaga shimi akavuga ati nuyumva gahagurutse uzajya uvuga uti iyo agize ubushake akumva ko wenda yajya kwiyaranja za Sodoma cyangwa hehe basigaye yitwa Marembo uravuga ngo mwaramutse bushake kandi ubwo bushake ni ubuhe? Ni ubwo kujya gukora iki? Kujya ku nsutsu niko bajya numva babivuga. Urakoze kuba unyibukije ko ndi muzima urabeho bushake bwanjye. Niko bimeze. None se Nyagaye tubwize ukuri ubumanzi bwawe wari ufite imyaka ingahe? Ubumanzi mbubura cyangwa ubura ubumanzi bwawe wari ufite imyaka ingahe? Ingahera 18. 18 nibwo wabuze? Ntabwo ari kububura ahubwo nibwo nabusohoye nibwo nabutanze nako. Nibwo wabutanze? Mbabarira umbwire nta mwana hanze ufite no? Nta n'uwambeshyera. Subwo Nyagaye ubwo subwo ninzimara?
ahaha Eh. umva rero nkubwire Eh. burya iyo bagiye gukora ikintu bita statistique Eh. cyangwa se ibarurishamibare Eh. uzafate Eh. uri umunyamakuru mwiza umunyamakuru mwiza wo kuri Angelique Web TV uzamfatire abakobwa cyangwa se abagore 1000 bazane baze testing muri abo bagore 1000 nshobora kuzemeramo abagore 800 200 nkabashyira ku ruhande ngo bazaza abagore raporo. None se Nyagahe, umugore mwiza kuri we ni umugore umeze ute? Cyangwa se umukobwa mwiza kuri we ni umeze ute? Umbwiza ukuri ntabwo njye ndeba uburanga, ambwiza ukuri anyubahe nanjye mukunde habini. None se kuba ubona hano hanze aha hariho za divorce nyinshi cyane, hari ingo zimara kabirana nabaye akabara zisenye, banzovu mwakinanye nabo barazisenye nabande, hari nabandi bataranashaka. Yego, mu by'ukuri ubona divorce ziri hano hanze ziterwa n'iki? ari impamvu zitandukanye. Impamvu ya mbere uzi ikintu bita materialiste. Ndakizi. Niba umuntu ari materialiste agakundana n'umuntu azi ko agiye kumukuraho ubutunzi, icyo ni icya mbere gitanya ingo. Kandi nta n'ukwezi uvuze ukwezi, wavuze ibyumweru 2. Umuntu ubukwe burateguwe, ababyeyi bari aho baricaye ariko ntabwo bazi aho bahuriye. Abo bagiye kubana nabo ubwabo ntabwo baziranye. Noneho hagera hari umukobwa ati twumvikane, ntabwo ibi ngibi tuzabikomezaho. Kubera iki? Kubera ko umwaha undi condition ibyo agomba kugenderaho, undi nawe akavuga ati ntabwo nabishobora, ntibabyumvikaneho. Ariko umwe muri bo aba afite icyo agamije. Simvuga abakobwa gusa cyangwa se abadamu, nta muntu ntera ibuye cyangwa se ngo mufokasingeho. Yaba umuhungu ashobora kubigira impamvu, yaba umukobwa nawe akaba yabigira impamvu. Bikaba impamvu y'ubutane, bagatandukana. Bya bindi bafite bakabigabana. Ariko reka nze nkwibariza, ni gute ushobora ugakora imyaka 30? Imyaka 30 ugenda usevinga wagezemo miliyoni zingahe, inzu yawe wakoze iki, noneho ukajya no gusaba no kuba akaza waserera akabatanya. Igihe murabigabana. Ndabizi rwose pe, ndabizi, mfite iyo experience ndayifite. Simvuze ku bakobwa gusa n'abahungu babaho. None se ubona hakorwa iki mu by'ukuri? Okay, icyakorwa burya ari umugabo w'umuhanzi yigeze kuririmba avuga ngo icyampa umuranga, sibyo? Ubundi fiançaye yagakwiye kuba byibura imbere byamaraga nk'imyaka 2 bafiansanye, umwe akamenya undi akamenya undi, bakamenyana fresh. None uyu munsi hari igihe barura no ku mbuga nkoranyambaga, uyu mubogare nta ancitse yambona, akaba aramwiyongoje, akaba baragiye, bagenda none kiza kuvamo nyuma kikaba ikibazo. None se Nyagahe, wowe wabana n'umugore mutarakorana imibonano mpuzabitsina? Urashaka kumbaza bya avance? Bya avance njye ntabwo njyana nayemera. Byibura amezi 6 kugira ngo ushobora kumbeshya ngo ni wowe wenyine, kandi nyuma hari nkawe igiti mu jisho nawe uraho ngaho.
noneho bikazatuma ngira akabazo gakomeye nkababara mu mutima. Ujye uzirinde ko umutima ubabara. Yego. Noneho rero n'abadukurikiye rwose kuri Angelique Web TV babyumve, uzakunda umuntu umwe, no muri Bible byanditsemo, muri Bibiliya, mubane akaramata. Ninsanga ufite abandi ngewe ntazi. Si ikibazo. Ikibazo gikomeye. None se ubona ari igiki umugore yagukorera ku buryo utakwihangana ukatuvuga ati turatandukanye aha ngaha? Baba kamite nyikubwira ku buryo ndamutse sanze inshingano z'urugo zirenzeho. Igendera inshingano z'urugo umugore, inshingano z'urugo ku mugore ni izi. Hari hano nk'abakobwa batazi inshingano z'urugo burya, ariko akaba azi ko ari ukuza agateka akarya agakoropa n'ibiki byose, cyangwa se akaza akaniryamira gusa anciye inyuma. Wenda nabyihanganira. Akoze n'ibindi bikeya ntarondora, nabyo nkabyihanganira. Ariko baca umugani mu Kinyarwanda ngo inkoko yaraye hanze yitwa inkware. Akaba yava mu rugo akarara hanze ntazi naho yagiye, cyangwa se akaza atinze, birangiye. Niko bimeze. Hanyuma se wowe wumva ari igiki umugore yagukora kigatuma umuca inyuma? Ngewe muca inyuma? Aramutse kwa kundi umugabo abwira umugore ati hindukira hano tuvugane disi we, ati ndinaniriwe. Urananiwe? Sawa. Uwo si umunsi wa mbere. Umunsi wa kabiri ukongera ati uretse gatoya yewe tuvugana ejo. Nawe ufite ubwenge buzima wiyaranje ukagenda. Nanjye nabikora ngewe, ariko buriya uvuze ngo umugore arakubwiye ngo ndinaniriwe 1 2 3 4 5, ntago wakwihangana, ntago wakiri umugore wanjye. wahita umuca inyuma. Ni ukuvuga ngo impamvu mubwira gutyo, icya mbere ntabwo arwaye, ntabwo ashonje, nta kintu yabuze. Nambwira ngo hindukira hano akabyanga, nuko aba yavuye ahandi. Nuko aba yavuye ahandi. Niko biteye. Nuvanga ibyo ngibyo ntabwo ufite kwita ubyihanganira. Ibindi nabyihanganira, ariko ndagira ngo ngaruke inyuma gato nkwibarize, ni ikihe kintu sinema waba warakuyemo ukavuga ati iki kintu mu by'ukuri kizanyubaka nanjye mu bundi buzima buri imbere? Yego. Sinigeze kubisubiza. Reka nongere mbisubize kuri Angelique Web TV. Sinema yatumye menyekana. Sinema yatumye ngewe menyekana nkiri n'umwana mutoya. Tuma nzamuka muri discipline, nkazamuka mbana n'abantu. Ibyo bintu bifite kumenyekana, kumenya kubana no kugira ikinyabupfura. Nta kindi kintu rwose ngewe nabura mbifite ibyo ngibyo, kuko nabifite ahubwo. Icyo nicyo kintu wagikuyemo sinema, nta kindi? Oya, ntago navuga ibindi biri ku ruhande, kuko ngiye kubirondora nabambeshye, cyangwa se nkagira ibyo nibagirwa. Ni byinshi, ariko ibyo bintu bitatu. Nise ko nigaga muri Saint Andre, nkabona ka Minervale, nkabona udufaranga tujya muri kantine, nkabona kubera gukina sinema. Yego. Mu by'ukuri ubona ari sinema z'ubu ngubu n'izo mu gihe cyanyu inziza ari izihe? Ipfa kuba ari sinema gusa, ariko biba bitandukanye muri quality. Ko quality ya mbere twabaga turi muri analog, uyu munsi ni digital. Ya mbere yaravunaga. Uyu munsi urubyiruko rwose ndanarushimira cyane. N'abayobozi baradufasha
ku buryo ushobora gukora sinema bikakorohera. Ariko kera byo byabaga bitugoye. Kera byaba bitugoye, sinzi ukuntu nabigusobanurira kugira ngo ubyumve neza cyangwa se abatwumva bo baryumva. Ubona nka mbere twafataga ama VHS yari kasete binini. Yego. Kandi bari kasete binini, uyu munsi nta muntu ukitunze magnetoscope. Yego. Niyo bashiragamo kugira ngo babashe kureba ibiri kuri iyo kasete. None uyu munsi ntufite memory card, ntufite memoire ya telefone, ntufite internet, abasha kubibona kuri iyo. So icyo gihe rero byabaga bikomeye kandi byakorwaga na bake. Ariko uyu munsi abantu benshi barabikora. Yes. Mu by'ukuri Nyagaye uri legend sibyo? Barumbwire nko mu bantu bari gukina sinema hano hanze, abantu avuga byira nk'abantu nka batatu. Uvuga ati aba bantu kabisa bazi gukina filime ndabemeye. Apana comedy. Izi ntago ari comedy, iyi ni filime. Oya. Aba bantu bazi kuzikina. Ndaje mbakubwira rwose. Ariko buri muntu wese aba afite domaine arimo cyangwa se role afite. Akayifiringa neza kandi ugasanga biramacinga bikaba sawa. Hari uwitwa, ariko reka mpere kuri Kilaman. Ko twarakinanye ntabwo ajya bahatisha. Ndavuga bane, ntabwo mvuga batatu bonyine. Ndavuga bane. Kila arakina akanayobora kandi ibyo yapanze byose biba biri mu mutwe we, byose bikajya ku murongo. Uwo ni uwa mbere. Wa kabiri Kanyombya ashobora kugutungura rwose n'ibyo wapanze ugasanga akoze ibindi bikaba byiza cyane. Wa gatatu ntabwo nakwibagirwa Nyirakanyana kuko niwe dusanzwe tunakina nawe umudamu. Iyo duhuye rwose tukina neza nta problem. Wa kane ni benshi, nuko warumbajije batatu ngiye mvuga ndashobora. Wa kane dusoza. Yego. Wa kane ni njyewe. Pascal. Uri kwivuga. Uwa kane ni wewe. None se Nyagaye barumbwiza ukuri garuka. Sedo ubuzima bwawe A a Z. Yego. Wakwifuza ko umwana wawe yayireba? Cyane rwose. Umenye ko ugiye kubura ubuzima, ugiye gupfa aka kanya, ufite umwana. Ngiye gupfa. Ngiye kukubaza ni umenye ko ugiye gupfa, ugiye gushiramo umwuka. Wavuga ati bwira mwana wa magambo atatu utigeze umubwira mukiri kumwe, wamubwira yahe? Ndamubwira rimwe. Ndagukunda ubimenye. Iryo ryamwubaka mu buzima wawe musizemo. Wowe vuga nk'amagambo atatu yakubaka umwana wawe mu buzima wawe musizemo. Ibi ni ikibanyarwanda. Mwese uwo mwana haranamubyara ndamubwira. Nyine uramutse ubaye mufite. Kiretse ahubwo wowe bo ibi ngiye kukubwira bikubere umurage ukomeye. Kunda umuntu nk'uko wikunda, icyo ni icya mbere. Icya kabiri wirinde guhemuka. Icya gatatu uzabe inyangamugayo aho unyuze hose. Izo nama ndazishimiye. Dusengera mu Gifaransa twige dusoza ikiganiro. En français? En français. Parler en français. Notre Père, au nom de Jésus, vous êtes les grands de tous les grands qui ont existé parce que c'est vous qui nous ont, c'est vous qui nous a créés. Votre bénédiction est nécessaire pour nous. Et nous avons aussi besoin de votre pardon. Bénissez-nous, Seigneur. Donnez-nous ce que vous voulez qu'on reçoive. Merci. Merci aussi. Nta nubwo usoza uvuga ati byibura amen. Iyo bari gusanga mu Gifaransa amen nyine nuba wemeye. Iba yabyumvise ku buryo bukaze.
iyo uvuze merci ubushimiye kandi iyo uvuze amen uvuze ngo ndabyemeye. Ari bavuze haleluya umwe akavuga amen, haleluya bisobanura iki? Haleluya ni ukuvuga ngo Imana ihabwa icyubahiro. Iyo uvuze amen, amen ndabyemeye, urabyemeye? yego, koze cyane.